mwahisemo kuza kubikora mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu tubashimira cyane, tunashishikariza abo babana muri ubwo buryo bashobora kuba no muri iyi sare kugira ngo bazagarukire amategeko. Tuzi ko kwa padiri bavuga ngo kugarukira Imana, nabo bazagarukira amategeko. Ni byiza kubana mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko amategeko aba ashobora kukurengera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Ntabwo bikwiriye kubaho mu buryo butemewe n'amategeko. Bibutse ko gusezerana byemewe n'amategeko atari byo bituma abantu babana neza. Murabyemeranya nanjye? Oya pe, ari byo bituma babana neza. Ntabwo divorce twari kuzibona, kandi nazo turazibona nyinshi ahubwo ni ugusenga cyane. Rero ibi ngibi gusa ni ukubahiriza itegeko, kuko kuba umuturage mwiza ni ukubahiriza amategeko y'igihugu. Kandi ni no guteganya ko hari igihe utekereza ko uzahura n'ikorosi ukeneye itegeko rigira gute rikurengera. Nicyo bivuze. Naho ubundi imibanire myiza ntishingira ku mategeko, ahubwo ishingira kuri tugiye kwiga mu kanya. Reka rero duhere tugiye kubaganiriza dukoresheje amategeko abiri. Itegeko rihatse ayandi, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, hanyuma tunifashisha itegeko ry'umuryango n'abantu. Ntabwo ingingo zigize amategeko twazivuga zose bwakira bugacya, ariko twabahitiyemo ingingo nkeya twumva zabafasha abageni bacu. Ariko tunabibutse ko twigisha abageni namwe muhari bifite icyo bivuze. Buriya natwe hari igihe tuba turimo twigiraho. Kwiga ni uguhoza, sibyo? Cyane ko urugo nta watwirarira ngo mwenge iryo shuri naraminuje. Oya. Rero izi nyigisho ziba ziri buhabwe abageni, ariko n'abandi baba bagomba kuzumva kuko zibafitiye akamaro. Reka rero dufashe amategeko ayo mvuze. Ingingo duhera ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ingingo yaho ya 17 ivuga yuko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko. Ibi mukoze rero amategeko arabirengera. Kandi uyu munota ntumenye uko amategeko abirengera. Ubimenya nyine wageze muri iyo case isaba ko itegeko rigira gute rikurengera. Ariko ni nkubona ko itegeko rikurengeye. Bitandukanye na wa wundi aho hari aho byo yakifuza ko itegeko rimurengeramo ntirimurengere rwose, kandi ari umugabo n'umugore baziranye ko bashakanye gutya, ariko bamusaba attestation yuko yashyingiwe ngo yerekane ko ari umugore wa kanaka. Ntabwo yaza ngo rimurengere kuko ntabwo yigeze asezerana, sibyo? Hanyuma itegeko none iyo ngingo 17 iravuga ngo ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorewe mu butegetsi bwa leta niko kwemewe. Ubutegetsi bwa leta byo ntabwo tubishidikanyaho, niho muri, sibyo? N'ikimenyetso dore ikirango cya leta kirahari. Hanyuma umugore n'umugabo umwe naje mbibona ko nta mugabo ndi kubona ufite abagore babiri yaje gusezerana nabo. Nawe ndi kubona ari umwe si babiri, kandi ndi kureba amaso nyakanyeka yuko umwe ari umusore undi ari inkumi, cyangwa umwe ari umugabo undi ari umugore. Siko biri, kubera ko atari ngiye wateguye, ariko ntekereza ko mugenzi wanjye yabyitayeho yarabirebye ko umwe ari umusore undi ari inkumi. N'indangamuntu zarabyerekanaga n'amaso nikanyereka, usibye ko igihe byarahindutse biranakomeye. Birashoboka yuko twaba twakwibeshye, kuko hari igihe usigaye ubona umusore ukagira ngo ni inkumi. Simubizi namwe? Yego pe biriho. Njye rero ndimo ndabona ari amaso arimo aranyereka ari abasore n'inkumi. Se ba cameraman nta kuntu muri buze kumfasha mukareberekerera abageni ko numva nshaka kubigisha mbareba. Sibyo byizara? Mwega mwambonaga abandi mwari mubangamiwe. Hari igihe wumva, ariko iyo ureba umuntu nibwo wumva cyane. Bajye bacishamo rero nabo badunya. Ariko biranashoboka ko mushobora kuba muri hano ari ukubera influence z'imiryango. Ibyo nabyo turasa kubimenya niba bihari, base tubihagarike. Nekereza rero ko abageni bacu uyu munsi baje
ku bushake bwabo, aramutse nta bushake burimo baturya kara. Ingingo ya 18 none itegeko nshinga ivuga ko umuryango ari shingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda kandi urengerwa na leta. Iyi miryango mugiye gushinga mukanya muraza kurahira, ni mumara kurahira urababaye umuryango. Hanyuma rero turamenyesha yuko rero niyo shingiro kamere y'imbaga y'abanyarwanda. Kuba igihugu kiriho cyangwa kuba isibo iriho nuko hari umuryango umwe n'undi muryango ibiri hatinditane gahinduka isibo, bigakomeza gutyo bikaba umudugudu, akagari, umurenge, akarere n'igihugu. Rero niho imbaraga z'igihugu ziri mu muryango. Bisobanura ngo imiryango yubakitse neza ituma igihugu nacyo kigira gute, kiba kimeze neza. Iyi miryango mugiye gushinga ni izavukamo abana bazaba abagore n'abagabo beza nkamwe, abayobozi b'ejo hazaza, abaganga, abarimu, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu rero ni ishingiro kamere imbaga yose y'abanyarwanda. Leta ishyira imbaraga ku kintu cyitwa umuryango. Turanabasaba namwe ngo muzubake imiryango myiza, sibyo? Muzubake imiryango itekanye, mwumve ko uretse ko mwigiriye neza ariko mwubatse n'abanyarwanda b'ejo hazaza beza, bityo mwubatse n'igihugu cyacu cyiza. Dukoresha itegeko ry'umuryango naryo rero ku ngingo ya 197 na 6 ivuga ko hari imihango ibanziriza, imihango ishingiye ku muco ibanziriza irishingirwa. Hari imihango mwahagombye kuba mwarakoze mbere yuko muza kujya hano ku murenge. Sinzi ko mwabitekerejeho, ariko ni byiza ko tubivuga muri uyu muhango kugira ngo byitabweho. Imihango ya mbere ubundi y'umuco ari mwiza ntago bawuca ahubwo barawusigasira, siko bimeze. Rero muri iyo mico twasigasiye itegeko ryanashyizemo umuhango wa mbere n'umuhango wo gusaba irembo no kurifata. Mwakagombye kuba mwize kuri etape mwarasabye irembo mwaranarihawe. Ntekereza ko mwabikoze. Aramutse mutarabikoze ubwo simbiza, ariko byari bikwiriye. Uyu muhango ufite akamaro kuko uhuza imiryango abifuza gushyingiranwa, ikemera ko nta nzitizi yo gushyingirana abana bayo irimo. Nyamuneka imiryango nayo ikwiriye kuza muri uyu mushinga murimo. Yego ntabwo ikwiriye kuza ibe influencer cyangwa se babwira ibitari byo, nibyo nakita manjwe, nibyo nakita imyumvire yabo idasobanutse, ariko iyo wumva avuga ibintu bisobanutse ukwiriye kumwumva. Ntukwiriye gutangira umushinga waheje umuryango. Urabona ko itegeko ryabivuze ko bahera mu gusaba irembo bakarihabwa, imiryango ikemeranya yuko ibara nta nzitizi n'ukuri, atari nzitizi ishingiye ku byo twita ibintu bitumvikana, ariko hari inzitizi turi buze kubona no hasangaha zigaragazwa n'itegeko. Mwahagombye kuba mwarasuzumiye mu miryango. Nizere ko abageni bacishije mwagikoze. Uri muhango wa kabiri ni umuhango wo gusaba umugeni no gukwa. Ibi byo njya mbona mubikora ku munsi nyirizina wo gukwa, ariko byakagombye kuba byarabanje iyo mu miryango mugasaba umugeni mukamuhabwa mukanamukwa. Uyu ni umuhango mwiza ugaragaza amasezerano y'ubwumvikane hagati y'abamiryango igiye gushyingirana, hanyuma ikemera ko igiye gushyigikira abana babo urugendo rwo kubana. Itegeko rivuga ko iyi nkwano itabonetse bitabuza ko tubashyingira. Bari batangiye kugira ubwoba rero ba Patrick, ba Jean d'Amour ntiwareba, ba Etienne bahogobye. Mutuze ni byiza ko tubibabwira kuko ni byiza, ariko itegeko ntago ryari bigize ibintu by'itegeko, ariko ni byiza. Kandi itegeko ryifuje ikintu ubundi mu yandi magambo cyakagombye kuba cyabaye nk'itegeko, ariko guza icyifuzo cy'itegeko byari bikwiriye ko muza mwabanje kubikora. Ariko niya mutabikoze ntago biri butubuze kugira gute kubasezeranya. Rero abasore bacu mutuze turabasezeranya, kereka ntihaza kuboneka indi mpamvu. Ngiyi inkwano itabonetse ntibibuza amasezerano yo gushyingiranwa kubaho, ariko byari bikwiriye kwibaho. Ibi bintu bituma uyu mushinga mugiyemo nubwo muwugiyemo uhita ufata imiryango ikayuhuza. Abantu batari kuzapfa banamenyanye bakaba baramenyanye, maze bakajya biyumvamo ko bafitanye n'iki n'isano, ntabwo bazijya. Ariko babayeho guhemukirana biba byanze pe, mwakane wo kwihangana. Rero mufite inshingano yo kudahemukirana. Ntekereza ko umuntu wese yumva uburemere bw'igihemu. Mwebwe hano abacuruzi bashobora guhuzwa n'umushinga wo gucuruza, mugakora kampani mugahuza amafaranga yanyu. Ariko mwebwe uyu mushinga wanyu wanahujwe, wanajemo ikintu cyitwa amarangamutima. Mwarimo muracyumva? Bitandukanye n'abazana shares zabo mu mushinga, bagahuza amafaranga nawe ukazana amafaranga, tugahuza
imyuga nawe ukazana umwuga wawe. Ariko hano harimo ikintu cyitwa amarangamutima, birakora ku mutima cyane, ku buryo igihe cyo mu mushinga nk'uyu nguyu urimo amarangamutima kiravunana. Amarangamutima ntago bayasana. Ntekereza ko nta pièce de rechange wabona washimura hantu ku mutima hakomeretse, biroroshye. Nta na pansoma, ntago washyiraho igipfuko ngo byemerekeze Imana ibishoboye yonyine. Rero uyu mushinga ntimukwiriye kuzanamo guhemukirana, uko gukinisha amarangamutima y'umuntu kugira ngo uzayagarure hahandi yarari biravunanye. Icyizere, impamvu aje gusezerana nawe harimo kugukunda, ndabyumva, ariko harimo nuko yakwizeye, arumva azi kuzamuhemukira, ntabwo uyu mushinga yawe ujyamo. Rero dufite inshingano yo kudahemukirana, dufite inshingano yo gutabarana. Ibi nabyo uyu munsi Etienne nagize ikibazo, ntekereza ko Joseline ari umuntu wakumva ahungabanye wa mbere kugira ngo atabare Etienne, sibyo? Na Etienne nuko. Rero hari aho tujye tubibona yuko umuntu ashobora kubaho uwo bashakanye nta mutabare yagize mu kaga. Yagize mu kaga ku buryo umuntu ashobora kurwara, cyane cyane nk'abadamu, akajya mu bitaro akazagenda avamo umugabo ataragera gute, ataramugeraho, atamwishyurira iyo mituwele, imiryango y'iwabo akaba ari ihangayika, kandi warayisize ngo usanze umuntu, none uyu mwanya ugize ibibazo, ya miryango irongera iragarutse, umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntabyitayeho, umugabo agafungwa akazagenda ava muri gereza, ahubwo agasanga byarabaye bibi, waramweretse nyine ko adahari. Iyo ni inshingano yo gufashanya no gutabarana, ntabwo uba wayikoze neza. Nanone abashyingiranywe bafite inshingano yo kubana. Iyo tuvuze gushyingiranwa bihita bibyara inshingano yo kubana. Nababwiye ngo uyu munsi Patrick yari afite umuryango abarizwamo na Sylvie, umwe yari afite umuryango w'abamo. Uhereye mu kanya nimara kurahira, buri umwe arava mu muryango w'iwabo ajya mu muryango we, urugo rwabo, hahita havuka inshingano yo kubana. Itegeko riravuga ngo iyo mumaze gushyingiranwa mugomba guhita mubana. Twebwe ntabwo twitayeho ya matariki yanyu muzasezerana mu Kiliziya no mu matorero hirya no hino, ntabwo tubyitayeho. Ubaka kanya rwose Emmanuel akurure Solange bagende bajya kwibanira. Nibamara kurahira Eric na Serize sinongere kubabona, bajya kubana. Uko niko Silas na Yvonne mbabwiye, araba ari umugabo n'umugo. No muri systeme ni bajyamo barasanga aranditse singo celibateri, turata tubihindura mu minota mike, ahinduke mariye, munsi bamushireho umugore asezeranye nawe, hejuru bashireho umugabo asezeranye nawe, sibyo? Ubwo rero kubabona muri kwifata nk'ingaragu ntabwo tubyemeye, kuko ibintu byose bitemerwa bidafite ababyemeza. Abambere ni abatangabuhamya, hanyuma abakabiri ni ba nyirabyo, hanyuma aba gatatu ni abanoteri babiherewe uburenganzira na leta bwo kwemeza yuko ibyo abantu bahisemo koko babyemeye. Ariko mbere yuko noteri wa leta byemeza nuko agomba kubanza kureba bwa buryo abantu bahisemo. Icyambere bugomba kuba budatandukanye n'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, ridatandukanye n'andi mategeko ajyanye n'imibereho ya muntu, ibijyanye n'imicungire y'umutungo, ariko bitanatandukanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ibyo bimaze rero kwemezwa, maze kubisuzuma, niho ateraho ya makashe menshi mujya mubona y'umutuku yemeza ko ari amasezerano koko abantu bagiye gushyingiranwa bo bigeneye bahisemo. Hanyuma ubundi buryo rero nari navuze ni ivangamutungo rusange. Kera abantu bataramenya amategeko, umugore wanjye nasezeranye 50 umugabo nawe ati twasezeranye nyine 50 nyine muri rya jwi ry'abagabo. Ibyo mwita 50 nibyo twita ivangamutungo rusange. Ni uburyo abashyingiranywe cyangwa abagiye gushyingiranwa baba bahisemo gucunga umutungo mu buryo bungana, hatitawe ku by'umwe yazanye, hatitawe ku uwinjiza amafaranga menshi mu rugo niba ari umushahara, hatitawe ku warazwe byinshi, hatitawe ku icyo ari cyo cyose. Mugasangira inyungu, mugasangira n'igihombo. Ubwo buryo ni bwa buryo tuvuga ngo iyo ntawe ubaye igisambo, ntawe ubaye umutindi, ariko nanabivuga kuko abantu basangira gupfa no gukira ku mutungo. Wagira ibyago mugafatanya, byaba byiza mwese mukishima. Ibyo ni ivangamutungo rusange. Ariko iyo habayemo nyine kutumvikana, niho hahandi nyine itegeko risobanura ko noneho
habaho kugabana, ariko ubu murabizi ko iri tegeko rirabisobanura, ntabwo biri kugabana ku buryo bungana nk'uko bimeze ubu noneho hari ingingo zisobanura, hari imyaka mugomba kuba mumaranye n'umuntu utari munsi y'5, hari ukurebwa uruhare wagize mu kwinjiza uwo mutungo mu rugo. Hanyuma noneho ivangamutungo muhahano, noneho ni uburyo abashyingiranywe cyangwa bagiye gushyingiranwa nk'aba ngaba baravuga bati ibyo ngewe nashatse ndi inkumi cyangwa se ndi umugore cyangwa umugabo runaka ku myaka iyo ari yo yose, pfa kuba ari imyaka iteganywa n'itegeko, umutungo nashatse mbere yuko nshyingiranwa na kanaka, uwo ntabwo uri buze ku umutungo fatizo w'umuryango. Urugero dufashe nka Serise na Eric bagiye gushyingiranwa, umwe ashaka kuvuga ati ngewe mfite ifamu muri Gishwati, ndakavuga ati mfite imigabane cyangwa se mfite amafaranga kuri konti angana cyangwa mfite inzu runaka mu mujyi w'ubucuruzi yinjiza amafaranga angana gutya. Ariko nubwo tugiye kubana, ibyo ngibyo buri wese akomeze kubicunga ku giti cye. Ibyo iri umutungo fatizo w'umuryango nibyo turi bubone nyuma y'uko turahira umwanditsi w'irangamimerere maze kwakira indahiro zanyu. Ibyo mwabaha mugiye aho mwiyakirira, ibindi byose mwakunguka mu buzima y'uko isezerano rimaze kwemezwa, nibyo biba ari umutungo w'umuryango. Icyo gihe muwusangira ku buryo buteganywa n'itegeko. Hanyuma ivanguramutungo risesuye rero uko byumvikana, abashyingiranywe cyangwa abagiye gushyingiranwa baba bakundana, nta kibazo bafitanye, nta mpungenge zo kuvuga ngo uyu muntu. Abenshi bajya batekereza ngo abantu bahitamo ngo ivanguramutungo risesuye kubera ko ngo ari umuntu utizeye undi, ariko ubwo iyo wizeye aho utakwizera umuntu kugeza aho ugiye gusanga umuntu mukararana ntacyo mupfana, ukarara wambaye ubusa udatekereza ko yakwica, ugahangayikishwa n'umutungo, ubwo urumva ari byo bikomeye. Aha rero bigeza ku mutungo, abantu birengagiza ko nta kindi kintu gifite agaciro uretse umutungo. Kuri iri sezerano rero nabivuze, n'urwo rukundo ruba ruhari, ariko ni imibare abagiye gushyingiranwa baba bikoreye ku giti cyabo, kuko nabyo bifite inyungu nziza n'imbi, nk'uko n'ibintu byose bishobora kugira inyungu nziza n'imbi. Abahisemo uburyo rero baba bahisemo ko bagiye kubana nk'umugore n'umugabo, bagasangira amazi, bagasangira inkono, bagasangira byose, ariko ku mutungo umwe akaba responsable ku mutungo we nk'uko yaba responsable ku cyaha cye. Ntibikureho ibijyanye n'imibereho y'umuryango. Ntabwo bivuze ko abantu basezeranye ivanguramutungo risesuye ko umwe azagenda agafata ishyiga rimwe rya gazi cyangwa se kwiziniyeri agatekaho ibishyimbo, undi akaza agatekaho amashaza, undi akaza agatekaho ifiriti, undi akaza agatekaho ibijumba. Oya, haba hari ibyo muba mwumvikanye. Ntibivuze ngo nimbyara umwana nzagura pampa icyumweru kimwe nawe ikindi ugure pampa. Haba hari ibyo muba mwumvikanye bijyanye n'imicungire y'uwo mutungo, ibijyanye n'imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, muba mwabigaragaje uko mugiye kubaho, ko muzabaho, ibyo byose mukabishyira ku murongo. Ariko hazagira ikibazo kivuka cyagira ingaruka nziza cyangwa ku mutungo w'umuntu, kikajyana n'uwo mutungo we n'izina rye, kikareka kujyana n'izina ry'umuryango. Aha rero ngana ku musozo nagira ngo mbwire abageni bacu, ariko n'abandi muri hano, uwaba yarahisemo uburyo bumwe muri ubwo buryo butatu nababwiye cyangwa bune, nagira ngo mbabwire ko intumwa za rubanda dutora ntabwo zigenda ngo zicare mu nteko gusa, zitujyanira ibitekerezo. Baratekereje rero basanga birashoboka ko umuryango umwe uyu munsi wa Honorine na Damuru bashaka kuba bahisemo ivangamutungo rusange bakabana, ariko nyuma y'igihe runaka bakagira impamvu babona bumvikanye, hatabayeho rwose gushwana, hatabayeho imirwano, bakavuga bati byari ivangamutungo rusange, reka tubihindure ivanguramutungo risesuye. Ubwo burenganzira muzaba mubufite bwo kuba mwahindura uburyo mwari mwarahisemo, kuko itegeko rirabibemerera. Uburenganzira mufite uyu munsi bw'uko tuba muza mukabitubwira, tukabyemera, tukabishyira mu mashini cyangwa ku mpapuro mugasinya. Ibyo byo murabikorera hano, ariko nyuma y'uko amasezerano asinywe, amasezerano akurwaho n'itegeko, kugira ngo nicyo cyemezo mwafashe uyu munsi kizahinduke n'abandi bagifashe, bizasaba ko mubanza kujya mu rukiko kugira ngo rubanze rwumve impamvu za buri umwe
ko amasezerano y'abantu babiri. Ushobora kuba warasezeranye ivangamutungo rusange, ushaka ivanguramutungo risesuye ku nyungu zawe bwite atari inyungu z'umuryango, ushaka gucura umuryango, ushaka guhemukira uwo mwashyingiranywe. Niyo mpamvu rero bisaba ko mujya mu rukiko, urukiko rugasesengura izo mpamvu. Iyo rumaze gusesengura impamvu rugasanga impamvu zanyu zifite ishingiro, niho hamwe mujya mubona abakurikirana. Hari abantu bakunda kuburana ariko hari n'abakurikirana imanza z'abandi. Rero ku rubanza abahanitse ngo icyemezo cy'urukiko, nyuma yo gusesengura ubusabe bwa kanaka twemeje ko ubusabe bari basabye bwitwa gutya, barabwemerewe. Icyo gihe tumaze kubona icyemezo cy'urukiko, ubu ntabwo bisaba ko mwikorera impapuro ngo muzizane ku murenge, tubibona muri sisiteme. Icyo dukora turavuga tuti Honorine na Damuru bari barashyingiranywe itariki 29 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025. Nyuma y'umwaka bahisemo noneho ivanguramutungo risesuye, bikaba ari byo bijya muri sisiteme. Hanyuma ngana ku musozo, nagira ngo mbaze abantu bari hano niba hari uwafite impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro yatuma tudashingira Munezero Jean d'Amour na Mutuye Maria Honorine. Hari bo mucecetse ntawe. Hari abafite impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro yatuma Iyakaremye Emmanuel n'Uwineza Solange badashyingiranwa? Ntawe. Hari abafite impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro yatuma kubw'amahirwe Etienne na Iradukunda Joseline badashyingiranwa? Hari abafite impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro yatuma Iryivuze Patrick na Ingabire Sylvie badashyingiranwa? Hari abafite impamvu yatuma Ntacyo Nayigize Eric na Uwineza Serize cyangwa sinzi uko barisoma badashyingiranwa? Hari abafite impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro yatuma Nyarugwe Silas na Mukantwari Yvonne badashyingiranwa? Murakoze. Impamvu rero mbabajije mu ruhame, reka nsaba abantu bari kuganira, nizere ko ibintu muri kuganira byo mugiye kutubwira. Uretse abari hanze, abari muri iyi sale mwemerewe kuvuga ari uko bahaye uburenganzira. Turababajije ntacyo muvuze. Ni byiza cyane, Imana ibaha umugisha ko ntacyo muvuze, ubwo nuko nta gihari gifite ishingiro. Ibindi byose rero mwavuga nyuma y'uko tubabajije. Niba uri umugabo wiyumvemo ko uri umugabo w'injajwa, niba uri umugore ibyo ugiye kuvuga nyuma y'uko nkubaza ukaba utabivuze, wumve ko ari ubusutwa nk'ubundi bwose, wumve ko nta shingiro bifite. Ubwo ndahumuriza abageni bacu, ibyo baza kubabwira nyuma y'uko tubashyingira, mwibuke ko nababwiye ko ari ubujajwa, mwibuke ko nababwiye ko ari ubusutwa. Ni amagambo adafite ishingiro. Ibintu udabasha kuvugira mu ruhame ubibajijwe nta gaciro bikwiye kugira. Bageni bacu, ntibizabakange, ntibizabasenyera urugo. Nibakubwira ko umugabo wawe afite nyirakuru cyangwa nyirakuruza acuragura, ngo nyirakuruza yasanga yaranapfuye n'umuzimu we waragiye, ibyo ntibigukange. Umubwire uti ubujarwa bwawe komezanya nabwo. Nibakubwira ko umugore wawe yabyaye, umubwire uti n'ubundi umugore ashaka n'ubyara, ariko amagambo. Mwakoze cyane rero, reka dusaba abageni bacu begere idarapo barahira. Patrick na Sylvie. Njyewe Iyakaremye Emmanuel, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Solange Uwineza umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwineza Solange, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Iyakaremye Emmanuel
umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Iyakaremye Emmanuel Uwineza Solange bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.